igishushanyo mbonera gikubiyemo ubuzima bwose bw'urwego, yaba ari ibigendanye n'iyubakwa cyangwa se ikwirakwizwa ry'ibikorwa remezo n'ibifasha abaturage aho batuye utilities, yaba ari ibigendanye n'imikoreshereze n'imicungire y'ubutaka mu buryo bwo kubukoresha neza kugira ngo tubukoreshe, ariko twibuka ko n'abariho muri gihe kiri imbere nabo bazabukoresha, yaba ari ibigendanye no kubungabunga ibidukikije, yaba ari ibigendanye no guteza imbere ubucuruzi, yaba ari ibigendanye n'ubukerarugendo, ibyo byose biba biri mu gishushanyo mbonera. Ndetse uko ibyo bikorwa bigenda bishyirwa mu bikorwa ndetse n'uko abaturage bagenda biyongera, igishushanyo mbonera kigaragaza n'ibyiciro. Uyu munsi dufite ubuso bungana na kilometero kare 730 mu mujyi wa Kigali, bitewe n'uburyo umujyi wa Kigali uteye, ubuso bushobora kuba bwakoreshwa ntabwo burenga 40%. Ubundi buso ni ibishanga, nahari ahahanamye hashobora gushyira ubuzima bw'abantu mu kaga. Ndetse uyu munsi dufite abaturage bagera kuri 1,700,000 nk'uko ubushakashatsi cyangwa se ibarura rusange ry'abaturage n'imiturire mu Rwanda riheruka kubigaragaza, aho mu myaka 10 yari yabanje population y'umujyi wa Kigali yari kuri 1,130,000. Nuvuga ngo hari ubwiyongere, ndetse na projection zitwereka ko mu myaka 30 iri imbere population izaba iri kuri 3,800,000. Ubutaka bw'umujyi wa Kigali ntibuteze kwiyongera, so bishatse kuvuga ngo iyubahirizwa ryishyirwa mu bikorwa ry'igishushanyo mbonera ni igisubizo kugira ngo abariho ubu dukoresha ubutaka kandi n'abazabaho mu gihe kiri imbere bazabashe kubukoresha neza. Ariyo mpamvu mu itegurwa ry'igishushanyo mbonera haba hanategurwa yuko muri kwa gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera phases hagomba kugenda hanakorwa n'ibishushanyo byihariye by'ahantu bizwi cyane nka physical plans, bifasha kugira ngo ahantu hagiye hatunganywe, ahantu hagiye kubakwa, haba haragenewe inganda, haba haragenewe gutura, haba haragenewe ubucuruzi, bityo byibura ahahabwa impushya zo kubaka habe ari ahantu hafite ibikorwa remezo by'ibanze ari mu iyo mihanda. Aha rero niho ngarukaho yuko bigendeye na projections z'abaturage ndetse n'ibikorwa biteganijwe, itegurwa rya physical plan rigenda rikorwa bitewe n'icyiciro cyishyirwa mu bikorwa ry'igishushanyo mbonera kiba kigezwemo, ndetse bitewe na none na need ihari y'abaturage mu gutura. Indi serivisi tugira ndetse muza guhabwaho naho ikiganiro ni ukubigendanye na serivisi z'imicungire y'ubutaka, aho uyu munsi dufite inite z'ubutaka ku rwego rw'akarere, ndetse serivisi z'ubutaka zigatangwa hashingiwe kuri politike y'ubutaka mu Rwanda n'itegeko rigenga ubutaka mu Rwanda, aho ubutaka bukoreshwa icyo bwagenewe, ariko ikintu cya mbere ku micungire n'imikoreshereze y'ubutaka hakaba hagomba kubanza kurebwa noneho uburyo abantu batunzemo ubutaka. Ubundi itegeko rivuga ko inshingano z'umuntu ku butaka ari ebyiri, ni ukubutunga no kubukoresha. Kubutunga bishatse kuvuga ngo ni ukugira ibyangombwa by'ubutaka. Burya iyo utarabona ibyangombwa by'ubutaka, ubwo butaka ntabwo buba ari ubwawe.
buba bukiri kuwo bwanditseho. uvuga ngo inshingano z'umuntu ku butaka ni ebyiri, ni ukubutunga no kubukoresha. Kubutunga no gutunga ibyangombwa, ari nayo mpamvu itegeko rivuga ngo ubutaka abantu batunga bagomba kuba babwandikisha. Ikindi cya kabiri umuntu afiteho inshingano ni ukubukoresha. Mu kubukoresha akabukoresha icyo bwagenewe gukoreshwa, kuko leta nk'uko biteganywa n'itegeko niyo ifite ububasha bwo gucunga ubutaka bwose bw'igihugu, bityo ikaba inategura ibishushanyo mbonera kugira ngo ubutaka bw'igihugu bukoreshwe neza nk'uko bikwiye. Aha rero kuri izo nshingano zo gukoresha ubutaka nshaka kugarukaho. Umuturage utunze ubutaka ufite ibyangombwa, mbere y'uko akoresha ubutaka, amategeko avuga ko agomba no kubisabira uburenganzira. Agomba kubisabira uburenganzira, kandi mu nshingano afite muri kwa gukoresha ubutaka asabwa no ko bwa butaka aburinda isuri cyangwa se abucungira umutekano, mu buryo ubutaka atunze abubyaza umusaruro mu buryo bwo kwiteza imbere, ariko no mu nyungu z'igihugu. Kuko ubutaka utunze iyo utabubyaza umusaruro, kuko ubutaka ari umutungo w'imbaga y'Abanyarwanda bose, uba ushobora kubwamburwa, bityo mu buryo bukurikije amategeko leta ikaba ishobora kuboha undi muntu wabutunga akanabubyaza umusaruro. Ngarutse rero ku butaka buba bwaragenewe kubakwaho ibikorwa byo gutura, ibikorwa by'ubucuruzi, ibikorwa by'inganda. Ibyo bikorwa kugira ngo bishyirwe aho byagenewe gushyirwa hasabwa uruhushya. Ari nayo mpamvu mu butaka buri mu mbago z'umujyi cyangwa se ubutaka bwagenewe guturwa muri rusange, hari itegeko ryo muri 2012 rigenga imitunganyirize y'imijyi n'imyubakire mu Rwanda ndetse na politike y'imitunganyirize y'imijyi. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ibigendanye na serivisi noneho z'impushya zo kubaka bihita bigengwa n'iyo politike ndetse n'itegeko rigenga imitunganyirize y'imijyi n'imyubakire mu Rwanda, naryo rifite implementing orders zigera muri 6, harimo n'iteka ryasohotse muri 2015 riza kuvugururwa muri 2019 rigenga uburyo impushya zo kubakwa zitangwamo, ndetse rikanashyiraho n'urwunge rw'amategeko agenga imyubakire, Rwanda Building Code, n'urwunge rw'amategeko agenga imitunganyirize y'imijyi. Iyo rero ikaba ari serivisi n'ubundi itangwa n'urwego rufite ubuzima gatozi, aho ku mujyi wa Kigali muri structure yawo ifitemo unit of construction one stop center, ari nayo ireberera ibigendanye n'impushya zo kubaka. Muri serivisi y'impushya zo kubaka hatangwamo impushya zigera kuri 16. Izo mpushya mu buryo bwo kugira ngo zigere ku baturage mu buryo bworoshye, hakaba harimo yuko umuyobozi w'umujyi wa Kigali asohora amabwiriza ashobora kubidelegatinga ku rwego rw'umurenge, nka serivisi zo kubona kubaka za clôture, kuvugurura inyubako yo guturamo hadahinduwe imiterere yayo, kuyivugurura hari buhindurwa imiterere yayo. Izo mpushya zose uko ari 16 ziri muri Rwanda Building Code no mu itegeko rigenga nako no mu iteka rya minisitiri rigena uburyo impushya zo kubakwa zitangwamo. Aha rero iteka rikaba rinagaragaza igihe bitwara kugira ngo umuntu abone ya serivisi.
bitwara igihe kingana iki iyo umuntu asabye uruhushya rwo kubaka kugira ngo aruhabwe? Muri cya gihe bitwara, urwego ubwarwo rushobora kwicara noneho rugakora client charter bitewe na za permits ziba zigomba gutangwa, yaba uruhushya rwo kubaka, uruhushya rwo gukoresha inyubako, uruhushya rwo kuvugurura hahinduwe imiterere y'inyubako, uruhushya rwo kuvugurura hadahinduwe imiterere y'inyubako, uruhushya rwo kubaka uruzitiro. Izo permits urwego rugena client charter rukagaragaza igihe bitwara ndetse n'amafaranga bitwara bitewe n'iteka uburyo ribiteganya. Itegeko nako rigena amafaranga yakirwa n'inzego z'ibanze. Aha rero nongera no kugarukaho yuko some of the services impushya zazo zatangiye gutangwa ku buntu, aho urusaba ahabwa uruhushya ntacyo yishyuye bitewe n'uko biherutse kwemezwa n'inama y'abaminisitiri.